yaje fizi fata keke Happy birthday to you. Happy birthday to you, Sabrina. Ugira umunsi mwiza. Iyo keke ariye handitseho akantu rove mubimfashijemo turawijeheje gusa Imana yo mwijigire gute imwakire ntacyo navuga namurenze n'umwana wanjye pe kandi ndamukunda kuri kwima cyane nanjye ndumva ndabyishimiye urakoze cyane namwe kabisa bose umva nishimye pe ndishimye yewe njye nabwo nanabyibukaga La Freaky TV, spreading laughter, inspiring hope. Yes, ndabashuje ndetse mbifuriza ikaze mu mwakoze subscribe kuri La Freaky TV. Reka nkomeze mbabwire ngo Imana ikomeze ihaze kwifuza kwanyu. Na Mungu wanyu nyiramasimi n'amakombe nyirukaka ukwitira umwanzare binzega kagaro nkuzo kuyo mana sinageze nikuzo mbabwo na Toy Saro risakara mitimero bana maye pip muvugira uti disability is no inability biru n'abantu udafite abantu nta bintu burya waba ufite. Mwabona mwenda bashuje abari mu ntara amajyepfo ntara amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo mu rya Kigali namwe ntago nabibagiwe bene data ba diaspora from America ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye namwe code chapeau my people. So rero nkuko mbibona uyu munsi navuga ko hari umunsi niba umeze gute ku ruhande rumwe umunsi w'umukara abantu gatatu twafunitse ibyo ntabwo biba byoroshye no murebe kuntu kubona inkweto ibisa mw'abantu ngo ntabwo ibintu biba byoroshye ariko muri no kubona mfite akantu k'umweru hano hejuru ujya kwibaza ati none kagarara none igitenge avuye kugurira umugore ni igiki ariko ibi bintu ukuntu bimeze n'umunsi udasanzwe kuri njyewe ku bakunze ba La Freaky TV no ku bantu badukurikirana umunsi kundi especially ku bantu bakoze subscribe mw'abantu mwe najya kure mw'abantu mwe mukore subscribe kuri La Freaky TV cyano yanyu mukunda muri benshi ubundi tuye dusangira ibyiza mbona kuvuga ngo ninyo basobanira impamvu mfite bino bintu mbona mfite akantu k'umweru hano hejuru ntabwo gitenge mvuye kugura umugore cyangwa se kanzu mvuye kugura umugore ahubwo uyu munsi ni umunsi udasanzwe kuri famiye kukunzi bacu by'umwihariko kuri njye mw'abantu ambo ukuvuga ngo rero uyu munsi ni umunsi uyu munsi ni umunsi aho navuga ngo umukobwa wacu Sabrine yagize isabukuru y'amavuko. Ukuvuga ngo rero nk'abantu mwe ubu ngubu twateguye ubushobozi buke budufite bura nta mpano iba ntoya ndetse bura nta n'ibintu bitaryoha cyane nuko babikoranywe umutima ukunze tugiye rero kumukorera kumufetera bidi urumva tumunezeze nawe yishime nyine yumve ko nabari kumwe n'abantu kandi turamukunda munabizi turamukunda abantu banje kuri La Freaky TV namwe rwose mudufashe mumubwire uti happy birthday kumukobwa wanyu mubwire ngo isabukuru nziza y'amavuko Sabrina wacu dukunda mumfashe mwo kabyara mwe mwamfura mwe aho muri hose umuntu wese ureba kino kiganiro amvugira uti happy birthday muri comment ubundi umukobwa wacu tugiye gute tumunezeze gutyo ngo rero ndi kwerekera iwabo kugira ngo tugere nyine tumere nk'abamutunguye mukuntu kwa nabwo ibintu bitunguranye bura mujye mwitona nibyo bari ibintu bizima byiza ariko mw'abantu imvura yaguye icyondo cyabaye icyondo ebansha ntabwo biba byoroshye icyondo ni icyondo kabisa
yo atari 9 yazi kuvuga ngo isugo erega mani inshuti cyangwa se umuntu wawe indani gino umuntu wawe uwo muntu wawe imbere bura biragoye uko ushobora kuba wayoberwa amatariki avuka si bisanzwe se nyine ntago wayoberwa amatariki avuka to kandi especially ko tuba tuzirikana imiryango urumva kumenya amatariki ni ibintu biba byoroshye ambo uyu munsi ni tariki 12 z'ukwezi kwa 11 n'umukobwa wacu navuga ngo yabonye izuba siko nabivuga so rero niyo mpamvu twatuye kumukora karori ntago karenze ni mu bushobozi bwanjye buke gadi ariko navuga ati reka nshimishe umwana wacu rero urashaka kurusha wa muntu wahantu umenya ndi buhapfire none bose sha waba nkoreye mwaza dara mwaza kuko ndabona ibintu zo urabona byoroshye iki cyondo ntago gisanzwe pe cyondo ntago nanizi ko irwamagana hajyagwa imvura ikamera gutya man none abantu bakatubona kagararanga umuragenda ngo mukagira ngo mukavuga biraho bro mujye mureba icyondo gadiri kubibona kwandura sobwo nuko ntaho bitageze none uko batari kukureba Yes, nkuko twaje tubibabwira rero nababwira ko nibwo tukigera mu rugo cyangwa se nimwe hegera mu rugo nje hamaze kwa mu rugo ntago nhiti wabandi reka sigaye mvuga ko nje mu rugo kuko ni nabyo ndi kumwe na mere wanje ni kumwe na murumuna wanje ndetse nkaba ndi kumwe n'umusaza vie wacu yego kuba cyane kandi dukunda so rero yagona babwiye tugiye gutegurira umukobwa wacu bide ariko ntaga bizi bivuze ngo murabona ukuntu nyine ukuntu ameza ateguye ikintu kiriho nkirahe imvura tuyikura yes bamara imvura urumvaga mwana no gutegura mwitonze ni gace okay ngomere guraza kumfasha dukura n'inogora nkeza no cake ni neza pero amande defashwe n'amako yes okay abantu murabona ko ibirori bimeze nkaho birimbanije gahunda no gutegura nkuko nayibabwiye agarahagera tubwiye ko ari mu nzira ari kuza niyo mpamvu nyine turimo dutegura ibintu neza kugira ngo umukobwa wacu cyangwa se umwana wacu tuze kumukora nyine ibintu agere gute yishime yumve ko afite abantu nyine yishimira ibintu biraneza cyane rimwe na rimwe nyine umuntu akumva ko ameze neza cyane daddy karame umeze ute wowe ndaho ndashima Imana kandi ndishimye urishimye ibintu birantunguye ntubwire ngo sinzi uko bije ntumbaze ngo ariko birantunguye ariko ndishimye pe urishimye ndishimye mbona ko turishimye kuko kuza nyine gukora mushiki wacu se gukora amavuko mvana iby'agaciro yego nje ntago mukiri ntago muri inshuti ntago muri iki muri abavandimwe oye tuvugana urumva ngo uri umuvandimwe uri mu bana banje uri ibintu byose urumva yes mbo rero bumva gahunda ni ugutegura ibisanzwe gadugiye neza ntaza kushiraho 71 kandi imyaka ari 10 n'ingahe 17
17 amuretse ubwo biraza guterwa n'uburyo umuntu ari buze kuyifata urayifata gutya mu buryo 7 reka duhindure deregise tutaza kumukubita imyaka adafite ariko biroroshye gutya neza ego ndabizi karisa Mfizi bimeze bite se wowe no meze neza Mfizi ni iki wavuga kuri iyi sabukuru ya mushiki wawe mushiki wacu ni neza nyine none se ugeze gutyo uvuze iki ni neza nyine ni neza nta mahoro ntarifi urumva ibintu ni bon sana dade muteze kuri microphone no gato mami none se wowe ni iki wavuga kuri bino bintu nk'umubyeyi wacu njyewe ndishimye cyane rwose Yohana kabisa ndishimye cyane mwana wacu yavutse mwatwibutsa amatariki wasanga ntabamenya ushobora gusanga ubona n'idumbo cyo ugasanga abana naje gukora nini bitare byo yavutse ryari yavutse ku itariki 12 z'ukwa 11 reka ko ari uno munsi Imana ihimbazwe ko umukobwa wacu akiriho nicyo kintu twashimiye Uwiteka cyo tugashimira n'Imana yes ajaga gucana ikibiriti ndabizi Imana kugicana kamanze ntesinge Imana kitaba kikonje nje umusiniya gahunda cyangwa gahunda yo kumutegereza kuko mu minota mikeya batubwiye ko ari bageze ahangaha arahari ndumva ari hafi arimo araza nuko reka dutegeze turebe dade nose usanga mwari mumeze muti turaho turashima Imana ikintu cyakinshimishije nuko mutwibutsa mukongera mukadusura kandi mukadusura mu byiza nkumva nanishimye cyane rwose macimye Imana nta kumama mutagize oya n'ubundi ngeze ko bizi ko nje ntabura kubasura oya byo ndabizi neza ndabizi ko ntago byabura pe nje ntago nabura kubasura kabisa muri abantu yego rwose byo ni ibintu nzi neza ariko ari namwe mwari muraho bo turashima Imana urebye turi amahoro nta kibazo muri make ndashima turashima Imana kugeza kose iki kintu cya mbere buriya kubanza gushima umuntu atarwaye kugeza kose abashima Uwiteka yes niko babimeze ibindi bigenda biza ari inyongera bigenda biza ari inyongera nta kibazo natwe rero turaho nta kibazo turashima Imana tuba dukomeje gukomeza kugerageza uburyo bwose umuntu abeho ati arimo twishakamo iki ibisubizo kabisa uriya ijambo wanyigishije byuka jya gukora gira gute urumva irantuza yawe hari n'umwana Gadi nawe njya numva njya tuganira tuvugana nawe mfite umwana w'umurokore babana nawe ajya ayipositinga uzikunda kubi cyane ni byiza kuko buraya ndabyuka giye saa 10 za mu gitondo nkahita nshyira mu poste zabo zanyu nkahita nebyo mwa poste byose bigahita bimpiki amahirwe kugira gute yo kubaho amen urumva ni ibintu uko mbaho nta kundi yes ibintu by'ingenzi cyane Fizi nire jambo bavuga basi none uvuga ijambo ry'ubwenge usanzwe uvuga bibwanye ntabwo ngiye ko urumva umeze uti neza mu bihe byose neza nyine uvuze ngo neza nyine nishimye mu buhe buryo se mu buryo yuko tugiye gukorera nyine Sabrine Biti ni ubwa mbere byari bibaye nka kanga ugereranije nka gatatu umusanzwe muyifeta ariko icyo gihe ntabwo ari njye wayikoze bivuze ngo iyi ngiyi iratandukanye itandukanye n'izindi zose zageze kubaho mami siko bimezera mami iyi ngiyi itandukanye n'izindi bidi zose zageze kubaho kuko urumva ninjye waje kuyifeta bivuze ngo iri different nyine iratandukanye yego
Okay. Na wumva nawe ubutabwo ni wowe. Aze gado pfiza zemera keke. Yego. Yego. Ubu maze kuzikora nk'inshuro nka zingahe? Inshuro imwe. Nuko nyine mu kwa mbere nzabikora. Mu kwa mbere. Kwa mbere kuri ebyiri. Kuri ebyiri. Uvuga mu kwa mbere kuri ebyiri. Urumva gade n'amatariki turayamenya. Mu kwa mbere ku itariki ebyiri. Si tujya twibagirwa twebwe. Ubwo yatubwiye ikintu nyine bwo ewana nibwo nyine gihita kiba keep somewhere. Yes, mama ishasi waba wicare nta kibazo, ishasi waba wicariye. Tukaba twiganiramo ukuntu mwara narive. Ari byo byiza kurusha. Yaje? Fizi fata keke. Let's. Aracyari kure pe. Hafi. Ubihengeka ifata neza. Wowe ifata gutyo ntayiho. Ntuyiho uretse buhaguruka. Nice. Witahaguruka uretse gato. Uretse. Happy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Sabrina. Happy birthday to you.
ugira umunsi mwiza isabukuru nziza nimurekera umunsi mwiza isabukuru nziza. Happy birthday my sweetheart. Yeah, happy birthday. Happy. Mbo nongeye rero kwishima ndetse nishima cyane kubw'umukobwa wacu wavutse Sabrine. Ntavuga amagambo menshi, ntinagira ikintu mvuga. Umeze ute? Meze neza. Mu buhe buryo? Tutunega ko mutamwambaye. Meze neza. Fizi mwambike munyambikire ca. Ariko umugozi ko twari twibagiwe. Fizi munyambikire. Yego sha mwambike. Fizi azana ko kamanura kabisa. Fizi wakambaye akandi kamese na mami cyangwa dadi. Nyambikira dada ahubwo. Dadi na mama. Dadi na mama. Nabone bambareho kabisa. Zamuri n'abakobwa banje. Umeze neza? Ariko urabona ko nzirikana mwana. Yego. Bintu wabibonye? Wanunguye. Kabisa. Yego. Nyamikira dadi. Yes. I'm so happy. Yes, ndishimye cyane kubwo ibi bintu. Ntago nabona ukuntu nabivuga, ntago nabona ukuntu nabisobanura. Gusa nge ndishimye ariko Sabine rutarangiza kutubwira wari ukumbwira ngo umeze neza. Mu buhe buryo? Ntago nabona uko mbivugamo. Ngo yabivuge nukuvuga ngo ariko umwanya no wawe. Bivuga umeze neza mu ibo. Umeze neza ndishimye. Yego. Ibintu waruzi ko mbizi mwana? Oya. Kuna narabyibagiwe numvaga nawe warabyibagiwe. Noneho nje umenye ngo ntago njya nibagirwa. Ko neze se? Yego. Ndi mbona batajya bibagirwa pe. Okay, Imana ishimwe rero kubukiriho. Yego. Ko bimeze ndakugaruka nyuma ko mwana none wabawe nose mwana yavutse. Ni saa cyane reka hano negeye na mami mubaze mami yameze mute mami? Ni fresh. None se nyagana ngishamba kantu ka fresh ariko nyine bivuze ngo mumeze neza. Urumva ngiye ngira kavuyo wambyaye se nakuntu ugapfa kunyihanganira. Yes, none se kuri kuri umukobwa wacu yavutse ni byiza kandi by'agaciro ibintu twishimira twese kuba kiriho. Ese urumva umeze ute? Bimeze bite? Ese ni nk'iki kintu ushobora kuba wagira gute? We turaza kuvuga byinshi ariko turatonyene tuvuga nyine mu bike muri byo ariko turibuze kugira igihe cyo kuganira kinini cyane. Ni nk'iki wamubwira cyangwa se n'iki wishimiye kuri we kugira ngo tunyine ibintu birusheho kugenda neza? Muza ndishimye cyane ku munsi we. Imyaka 17. 17. Yakoze. Iyi tariki ibibutse iki igihe mwamwe barukaga? Tariki ni nziza cyane umuntu aba yibutse ibintu byinshi. Imana ishimwe kabisa kuba umuhuza rwose agize gute akiriho. Yego. Muri kuvuga umuhuza ntibamenye ngo ninde? Muhuza Sabrine. Muhuza Sabrine. Abantu bamumenyere kuri kazina ngo ka Sabrine. Abenshi bazi Sabrine. Kabisa Imana ihimbazwe. Kabisa no kanegeye na dadi nawe atubwira ukuntu bimeze. Dadi wanje dadi barabe meze mute? Turashima Imana. Sabrine uyu munsi yavutse ni ibintu by'agaciro, ni ibintu byiza, ni ibintu koze tunezerewe. Ese nk'iki wamubwira hagiye vuba kuvuga ati ngewe ku munsi wiwe namubwira no magambo ameze gutya, amagambo amukomeza nyine amagambo ameze nyine afite igisobanuro kinini. Ese we wamubwira iki kuri no munsi? Yewe ikintu namubwira ni umwana wanjye nkunda cyane. Yego. Nubaha kandi nkunda cyane umwana muzima.
uyu munsi we ndawemeye turawizihije mu bimfashijemo turawizihije gusa Imana yo mwijuru igire gute imwakire ntacyo navuga namurenza n'umwana wanjye pe kandi ndamukunda ukuri kw'Imana Imana ihimbazwe kabisa ndamukunda cyane natwe turamukunda rero Sabine turamukunda kandi n'ukuri natwe twishimiye kuba yuko turi hano ese iyi tariki mwebwe kuvuga kwa Sabrine urumva iyo tariki yavutseho ibibutse iki twibutsa amavuko ye no kubagirira iyi saha kuba kiriho urumva biranshimisha cyane imbere ya byose yego mbonange yo ntewe ishema yuko dukoranye ikirori kiwe njye ndishimye cyane gusa murakoze cyane nanjye ndabyishimiye murakoze cyane namwe kabisa rwose umva nishimye pe aha negera umusaza we Mfizi ahitwa Mfizi bimeze bite mwana wa mama umeze neza umuntu w'umugabo umuntu w'umupato ahangaha ku ino sabukuru ya mushiki wacu uramubwira iki ndamubwira ko mukunda nyine kandi nakomeze nyine kongera imbaraga nyine mu masomo kuki yibanze ku masomo cyane waragira ngo ndasobanure tubwire kuki yibanze ku masomo cyane igihe nyine nicyo kwiga gusa nyine kwiga gusa ariko ujya wongera ngo n'akantu ngo Imana ikomeze imurinde kuko buriya amasomo tugira twiga kubera Imana iba yatuhaye ubuzima kandi turanishimiye nyine uranishimiye mu buhe buryo se erega hari ukuntu uvuga ngo ndishimye nyine tugiye kurya keke bizi bati bahatenze kuba bayikata ubundi ngwere kutuye kubera nyine yagize isabukuru nziza nyine oya n'ubundi gahunda ni yayi Mfizi n'ugomba gutangira bino birori ni ukuvuga ngo rero nanjye ntabwo nabura ikintu mvuga cyane yuko Sabrine ni umuntu wacu ni umuntu w'ingenzi kuri twebwe ndetse ni umwana witonda kandi ufite intego nkunda kubivuga cyane njyewe icyo nkwifurije njye mushiki wanjye nkunda cyane kandi nubaha nanubahira vision ufite muri wowe icyo navuga ku rugejuru kandi nimvuga ngo ku rugejuru bamvuze ngo ku rugejuru mu bitekerezo urumva Imana ikomeze kwagure muri byose intambwe uri gutera imwe Imana iguteze n'intambwe zindi igihumbi Imana ikomeze nyine iguhereze ibintu byinshi cyane muri wowe siko bimeze ndetse n'ibindi byose wifuza muri buno buzima uzabigereho buriya byose tubishobozwamo no gusenga uzajye wizera Imana ukunda abantu ndetse n'inshuti n'abantu kandi ukunde gufasha ni ikintu nakubwira kuri isabukuru yawe noneho rero sasa rero Sabrine umeze ute meze neza ariko Mfizi we ngo reka ngo turi kumutindira gadi yes okay ose mboke mbona aribi mbona ukuvuga ngo rero ikintu tugiye gukora urumva tugiye kuzajya duhaguruka urumva Sabine nyine agiye umwana ugiye kuturisha mwana mbo tugiye kuba duhaguruka tuze ahangaha dukate kuri keke ubwo bafate nyine ifoto keke nimara gukata bafata ifoto mwongere musubire mujye kwicira paka nyine ubwo Sabrine niwe tuzagira gute nyine foto dukata keke sibyo ko bimeze yes okay niko bimeze ubwo rero turi buhere kuri daddy numva byaba byiza cyane kurusha numva twagahereye kuri daddy niho twagahereye Sabrine urahaguruka rero uze hano urahaguruka uze hano wegereye daddy ngo uragera daddy hano wese afateho noneho murebe hano murebe hariya yes gutyo ubwo byabaye merci byabaye gutya daddy murakoze cyane ubwo haza wundi mami bwo ni wumva waba ugezweho merci daddy wacu yes
kuko nayikaze. Okay. Yes, ubu ngubwo mami wacu ni ugezweho. Bagiye. Hano turareba na hano twese. Murareba hariya. Kora ngo nta foto nta cyabaye buriya. Nta foto nta cyabaye. Se byabaye gutyo nta kibazo gutyo ntaribi. Fis. Kuja hapa papa. Kuja wewe, ha? Okay. Ubwo ngubwo twagiye. Fis ubwo ngubwo ni ugezweho. Fis ubwo muragerageza urebe hariya. Fis nta foto Fis ashaka guhitaryaho. Ameze mwana wikiyagarara buriya. Uravuga ngo nta mfura yinda ko bimeze se. Uravuga ngo nta mfura yinda mwana. Nyine kata noneho jyana. Okay. Byabaye kabisa byabaye. Okay. Mpaye nka ngo Kagara nawe ni ngombwa. Dade mfashije no microphone ahubwo. Yego. Nyire tunone kore. Ndevamo sha. Bigezweho. Mo gakeya. Ariko uza wicara nyine n'ubundi hano ko. Nuzungu ahubwo siyo gahunda igezweho. Uraya ngo nta muri musimbura kugira ute. Barabaza mureba hano. Yes. Abashyira kuri stati. Kandi nuko ngera gatoya. Aza kwishyira kuri stati. Yes. Ngo nishaka Sabri ushaka wayikurikira. Cyangwa Kagara. Urarushye? Ari turafashanya. Okay. Yeah. Then Gade nageze nega hotel ho gake. Ngo nakorese uburyo ngiye natekaga mwe. Ariko biro burajya muri kamera zo. Nukuvuga ngo nyuma yo kugira gutewe kata keke. Abana bakora kiba gisigaye murakizi. Nirya. 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 Gunda ba. Oya nibyo ndabi. Cyangwa mukore ku buryo buri mwana urahangara wafataho akantu. Garayira kanga gufasha. Ntarebe wamfasha ntare. Sabri. Meze neza. Bitameze uramva. Umwambitse ingofero abonye ati bati tuyu. Abahungu we. Nta wundi mwana we wahura yibona ariko rero ubugiye kuzishaka. Agajye. Izukuro baroza ugenda umuntu afata akantu. Sabrina niyo muntu uri gusavinga abantu. Fezi mwana kukumva nushaka kurya mbere y'abandi bo. Kugira gutya gusa. Fezi mwana turaziranye. Gariye banze kugaburiza zanjye Inyo. Gabariso. Ava. Yes. Sabrina. Ubu harabura iki? Harabura icyo kunywa. No, yego ngo nanjye akunda kwicara hariya. Akaguruko kandi. Avuga nti.
ariko tuba twariye umuntu kameramani tuba twamuriye kameramani n'ubundi ntajya arya twirire bara ntabwo basonza bara ntabwo bajya basonza yewe urabizi basabure wajya utangamwa ndamuzi mu kuboko kwe umva icyo bita kujera mwakwicana icyo bita kujera uriya mutinya kubi uruzi impamvu bahindika ikirahure gutya bari gusuka kugira ngo ubufura butaba bwinshi cyane mba nkwigishije utazi noneho mushaka ntabasavinga abantu ngewe ubwo ngo bivuze iki ubwo ngewe akanjye ngakuyemo akazi karimo kazi rega umwana ngabasavinga abana mwaravuze ko kuvuka ko savinga abana bose basavinge ahera ku bantu bakuru ubundi abanza guhera ku bantu bakuru yes bawe izi songa cyangwa gusimbuka ngani buri bya cyangwa gusimbuka umenye ko ufite n'abandi bana buri hepfo ari benshi hari icyo bitwaye menya ko ufite abana hari hepfo nari vidade nari nanjye se kandi bakavuga ngo nubwo umwana yageze gute yavutse no kumwitamo bigomba kugira gute kuzamo bivuze iki nadutamitse se umuntu gusabye nabikoraga kinyamwuga ngiye biri kugenda erega twebwe umenye ko tunaniwe tuta nko akuna kwigishije nyine oya ntabwo nuyifata n'ijye gutamika aboretse ko nta ntufateho ntufateho iyo keke ariye handitseho akantu gorove noneho hari ukuntu umwana yagira gute yanigwa nabwo uragira gute ukamusomeza rega wavuze ugomba kwitaho umwana mwese okay asana kabisa karabo nanjye mikoro nayitaye hasi wagira ngo okay bo azusi urabona ko ibintu ari neza njembe na mbere nshima Imana ko bino bintu bibaye ni ibintu twavuze nkaho nyine ni ibintu byiza reka ndeke kuvuga n'amagabo menshi ni ibintu byiza kandi bishimishije noneho urukuvuga ngo ibintu bimaze kuba gutya rero abasigaye iki abasigaye noneho akumwana yavutse agomba kurera ntabwo yarize yadutengushye ako namfizi yari afite igitekerezo cyo kuza kongera ku cishaho kamurara araza kumuririmbira byo ni ihame niyo aririmba akarembo ko mu gitabo narepfa ko ari kumuririmbira boke mbo noneho rero
Sabrine tugiye kukwakira urabona ibintu birabaye n'ibiki byose tugiye kwakira nyine uvuke ijambo rya nyuma kubonye ibintu byose byose umwana yavutse ugira umwanzuro utanga shime niba byo gushimira niba rero kugaya uvuga ati murampemukiye nta mwana mugaya hari umwana azafite amahane akagaya wahera kandi muduhe kuri iyo mata nicyo navuga nabashimiye cyambere nabashimiye mwakoze ibintu byiza ndishimye yewe njye nubwo nanabyibukaga njye sinabyibukaga sinanabitekerezaga sinumvaga yuko byanabaho nabashimiye rero byanshimishije yego ikindi kandi ndashimira Imana kubangejeje aya magingo ya nyiri muzima n'ababyeyi banjye bakiri bazima n'abakuru banjye n'abarumuna banjye n'abasaza banjye yego Imana ishimwe amen abakuru bawe n'abasaza bawe tukiri bazima barumuna banjye yego okay rero navuga ko ni amahirwe y'Imana ese nanjye ntabwo nabara gusaba mvuga ati nshimiye witeka ariko gade mfeze ratugendanye oya nzabarira ku takantu gato k'amasegonda 2 bagiye hirindira mushiki wawe ubuze ko ugiye kwakora kuri mushiki wawe twagiye none ndabikora nko kumuririmbira ku isabukuru ye cyane yavutse Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Gira umunsi mwiza. Yes. Thank you so much my brother. So rero kanshimire ababyeyi bacu, nshimire ndetse na Sabrine, nshimire na Mfizi, ndetse nshimire n'abandi bose ndetse n'abarebye kino kiganiro mbashimire, ndetse mbabwire ngo buriya inkunga mbere muduhereza gukora subscribe kuri Afrique TV, twebwe ntabwo tujya tubatengwa kohereza ibyiza. Nkomeze mbabwire ngo icyo nongera kubasaba, nyaboneka mujye muri comment bw'umukobwa wacu ngo happy birthday, mumwifurize isabukuru z'amavuko. Urumva iyo bishobora kugenda neza, nimukunda se nibizi muramukunda, ntabwo mwantengo mubwire ngo happy birthday. Rero ubundi ibintu bishobora kugira gute kugenda neza. Reka nkomeze mbabwire ngo amahoro y'Imana mukomeze baye namwe, tutonana siku engiye nicyo ciao, Bye bye. La Freaky TV, spreading laughter, inspiring hope.